mu burasirazuba bwa Kongo imirwano yongeye gusubira ibudubi byakomeje kugira byumvikana ko leta Kinshasa yakomeje kugenda igaragaza ko ingabo z'u Rwanda RDF zakomeje kujya mu byukuri zigaragara mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kandi byakomeje kugenda byumvikana ko Felix Antoine Tshisekedi yakomeje kugenda avuga ko mu byukuri ingabo z'u Rwanda RDF zakurwa mu burasirazuba bwa Kongo nko byakomeje kugenda bitangazwa na Bwana Neva akomeje kugenda ashinja u Rwanda ko mu byukuri komeje kugenda rugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kandi byumvikana ko intare za Sarambwe zikomeje kugenda zigaragaza ko zakomeje kugenda zisubira inyuma mu gihe kandi bikomeje kugenda bivuga ko mu byukuri Colonel Nanga yamaze kuba yatangaza imirwano yeruye mu gace ka Uvira byakomeje kugenda byumvikana ko mu byukuri M23 yamaze kuba yahamya ko mu byukuri igiye kuba yarwana cyane n'amasasu yakomeje kugenda yumvikana mu gace ka Uvira ndagira ngo mu byukuri muri Minembwe intambara ikaba yahimutse birumvikana ko kuri amasa birumvikana mu byukuri intambara ikomeje kugenda isubira bidubi birumvikana mu byukuri ingabo z'u Burundi zakomeje kugenda ziraswa ariko ziri gusubira inyuma birumvikana ko mu byukuri M23 yamaze kuba yarakara cyane ikaba mu byukuri yamaze kugaragaza drone mu byukuri zirimo kurasa cyane birumvikana ingabo za leta Kinshasa zakomeje kugenda zisubira inyuma leta Kinshasa yongeye kuba yatangariza isi ko mu byukuri ngo bakomeje kugenda bafatira ingabo za RDF mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo birumvikana ko mu byukuri Bwana Neva yakomeje kugenda avuga ko nubwo bikomeje kugenda byumvikana ko ingabo z'u Rwanda ngo zikomeje kugenda zigaragara zarakomeje kugenda zinahangana mu byukuri mu duce twa Minembwe ariko birumvikana ko mu byukuri ngo hari zarahasiwe ariko rero ndagira ngo M23 imaze kuba yateguza imirwano ikomeye cyane yarakaye cyane mu byukuri mu duce twa Gitumba birumvikana ko mu byukuri hariho kuvuga amasasu ateye ubwoba hakomeje kugenda hagaragara drone nakomeje kugenda mbona mu byukuri zicaracara mu gihirere cya Katumba mu bire bya Katumba mu byukuri yakomeje kugenda humvikanamo drone zikomeje kugenda zisakuza ariko zirimo no kurekura amasasu ateye ubwoba cyane ukabona ko mu byukuri nubwo bikomeje kugenda bivuga gutya ko imirwano ikomeje kugenda ijya mbere ariko ingabo za RDF bikomeje kugenda ko mu byukuri zino mu burasirazuba bwa Kongo zimwe muri zindi mu byukuri ngo zikaba zahafatiwe ariko mu byukuri amakuru akomeje kugenda atangazwa na Bwana Neva w'igihugu cy'u Burundi nuko akomeje kugenda avuga ko nyuma y'uko mu byukuri mu duce dutandukanye twa Minembwe ndetse kandi no mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kandi mu byukuri ingabo za Bujumbura zikomeje kugenda zigaragaza ko hari ingabo za RDF zikomeje kugenda zigaragara mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo ariko ibindi mu byukuri biravugwa mu politike na diplomasi nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa nuko mu byukuri intambara yamaze kuba yategurwa mu bice bitandukanye ni operation y'urugamba ngira ngo tunajyaneho kuri uyu munsi nuza kureba ukuntu bimeze uraza gusanga mu byukuri imitwe yose yarakaye wazarendo yamaze kuba yafata uburakari bukomeye cyane iravuga ko mu byukuri igiye kuba yazana drone z'intambara ndagira ngo mu byukuri mumaze iminsi mubona ko intare za Sarambwe zikomeje kugenda ziraswa amasasu zikabasha kuba zasubira inyuma ariko nyuma yo gusubira inyuma mu byukuri birumvikana ko Bwana Neva yamaze kuba yategura ko agiye kohereza ingabo z'u Burundi zigiye kuba mu byukuri zaza mu burasirazuba bwa Kongo zikaba zanarwana imirwano yeruye urabona ko mu byukuri M23 ikomeje kugenda icikwa intege mu byukuri ukabona ko ikomeje kugenda iraswa amasasu muri iki gitondo ninza kukubwira ngo mu byukuri operation y'urugamba yari yahindutse kuko nuza kureba ukuntu AFCM 23 yakomeje kugenda iraswa amasasu n'ibikompora uraza ko mu byukuri wabona ukuntu mu byukuri yakomeje kugenda icibwa intege mu byukuri n'ingabo za Wazalendo ariko mu byukuri Wazalendo ifatikanyije na leta ya Burundi ubona ko bamaze kuba bakoreza abasirikare Bwana Neva yarakaye cyane yamaze kuba yategura ingabo zifite amasasu ndetse n'ibikoresho mu byukuri kubona ukuntu operation y'urugamba rw'ingabo za leta y'u Burundi zakomeje kugenda zigaragara uraza gusanga mu byukuri zifite ukuru zirimo guterwa inkunga n'Ububiligi ibi kandi byongeye kuba byasubirwa nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza ko mu byukuri impamvu bakomeje kugenda bohereza abasirikare bafite imbaraga abasirikare bafite ibikoresho ndavuga ko mu byukuri leta ya Kinshasa yamaze kuba yatangaza ndetse kandi ikagaragaza drone z'intambara zirimo abantu ndetse n'izitarimo abantu zitwara n'izititwara urabona ko mu byukuri mu burasirazuba bwa Kongo M23 AFC yakomeje kugenda mu byukuri ihura n'uruva gusenya muri iki gitondo kubwira ko mu duce dutandukanye twa Minembwe ndetse n'Ubujumbura hakomeje kugenda humvikanamo operation y'urugamba hakomeje kugenda humvikanamo drone zirimo gusakuza cyane ubona ko mu byukuri zari zamaze kuba zategura intambara ariko rero nuza kureba ukuntu kuri operation byari bimeze uraza gusanga abagenerali bamwe bakomeje
bakomeje kugenda bashya ubwoba bakagaragaza ubwoba budasanzwe nk'uko AFCM 23 yakomeje kugenda mu by'ukuri igaragaza ko irimo gusubira inyuma. Ndagira ngo mu by'ukuri muri iyi operation y'urugamba ubwo byaje ko mu by'ukuri byakumvikana ko ingabo za M23 AFC zarenzwe n'urugamba zigasubira inyuma, abasirikare batatu ba AFCM 23 baje no ko mu by'ukuri bakicwa n'ingona. Ndagira ngo mu by'ukuri ni video yazindutse icyaracyara ku mbuga nkoranyambaga muri iki gitondo, nuza kureba mu by'ukuri M23 yakomeje kugenda iraswa na drone zirimo abantu n'izitarimo abantu, uraza gusanga mu by'ukuri operation y'urugamba yahindutse. Ariko mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bitegurwa n'umuvugizi mukuru wa AFCM 23 aratangaza ko bamaze ko bategura operation y'urugamba. Ngira ngo mu by'ukuri tunarebera hamwe ku bikomeje kugenda bivugwa mu gihe kandi mu by'ukuri ingabo za leta Kinshasa zamaze kuba zarakara cyane nazo zikagaragaza drone. Ariko rero aka gace ka Uvira kagiye kuba kakakamo umuriro, ninza kukubwira ngo ni umuriro udasanzwe uri buze ko mu by'ukuri wagaragara kuri uyu mugoroba, kuko nuza kureba drone zamaze kuba zategurwa z'intambara ku mpande zombi, kuko mu by'ukuri nuza kureba AFCM 23 yamaze kuba yakitegura intambara, ndetse kandi nuza kureba n'ingabo za leta Kinshasa ndetse na Wazalendo uraza gusanga byamaze kuba byafata ininira Kagitumba. Ndavuga ko mu by'ukuri harimo kumvikana amasasu ateye ubwoba cyane Minembwe, akakaye twumvikana kuri operation na map. Ngira ngo nkwereke mu by'ukuri map yahindutse, urabona ko mu by'ukuri hano mu duce twa Minembwe hakomezaga kugenda humvikana amasasu ateye ubwoba cyane, ariko nimubwira ngo mu by'ukuri operation y'urugamba yabashe kuba yahinduka kuri iki gitondo. Biri kumvikana ko mu by'ukuri leta Kinshasa yamaze kuba yakerekana drone zigiye kuba zarasa intare za Sarambwe, ariko zakomeje kugenda zigaragaza ko zanatumye cyangwa se mu by'ukuri zasumyemo. Uraza no kubona mu by'ukuri operation y'urugamba yarenze intare za Sarambwe. Ariko rero mu by'ukuri Kagitumba mwitegure mu by'ukuri mu duce dutandukanye twa Uvira, birumvikana ko hagiye kuberamo circulation y'urugamba ikomeje kugenda igaragaza ku nyeshyamba za AFCM 23 ndetse na Wazalendo yakomeje kugenda iteguza abakunzi bayo ko mu by'ukuri igiye kuba yazana intambara idasanzwe. Ni intambara igiye kubera mu gace ka Uvira. Ndagira ngo mu by'ukuri drone zamaze kuba zategurwa kugeza aka